Amahoro y'Imana bakunzi ba Kora TV Show, reka nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kubandindira. Twibereye mu karere ka Musanze, ni ahantu hari view nziza, ni ahantu hameze fresh kabisa. Mbazaniye uwari warabuze, reka mwikaza hano kuri kamera za Kora TV Show cyangwa muri studio za Kora TV Show, abanza basuhuze. Yo, this is Kajo Promoter kubanzi ewana. Gira ngo nduma promoter bari imbere tu. Nduma promoter bari imbere ariko sinzi n'abari abanzi cyase batanzi ariko abatanzi ubwo bamenye akakanya. Kajo ntabwo tukuzi Imana. Kajo bazi izina ariko isura ndatekereza ko abantu ari ubwa mbere bamubonye. Ntabwo munsi. Kajo Promoter. Kajo ndatekereza kwisha muri mask. Ni umuhungu wakunze kwisha muri mask cyane. Ndatekereza ko agafoto ke nkacishijemo cyangwa nkaberetse mwahita mubona ko yakoze amahiti menshi agiye atandukanye. No kubera iki Kajo Pro wahisemo gukora muri buriya buryo udashaka kwigaragaza man? Yo, impamvu nje nahisemo gukora mu buryo natigaragaza. Ewana, nyine tu ni impamvu nyinshi. Hari ukuntu nyine umuntu atwika aruka atagaragara. Ariko hari n'ukuntu umuntu yaba yarahisemo no gutwika agaragara. Wabonye isura yawe idacuruza se? Oya, si muri kubireba kuri cam. Yango kuri screen zanyu muri kubibona ko nyine tu nkwiye gukundwa, ahubwo abagore banjye mu bame tu. Kajo namuzanye kuri kamera, ndatekereza ko ari nje muntu wa mbere umuzanye kuri kamera. Nibaze injuga nakoresheje, nibaze ibintu byose byansabye byari ibitambo. Kajo uyu munsi wemeye kuza kuri kamera, ni abantu wagiriye nabi bazaguhemukira? Nta muntu nigeze ngirira nabi kabisa. Cyendo umuntu ugira amahoro, ubana n'abantu benshi neza. Hari umuntu nigeze guhemukira cyangwa se wenda kenshi na kenshi mwatwe ba promoter ahantu twavuga ngo twarabahemukiye na abantu nyine baba badusaba nka support nyine tukavuga ni okay, ntago nagwa support tama amafaranga. Umuntu naba narasabye amafaranga akayamereza nka yarya. No mukorera ibyo yagusabye. Ninge muri comment kahise. Okay, Kajo mwamubonye kabisa, numujene ujye ukunda gupostinga avuga ngo iwacu dufite Imana. Kajo kugaragara nk'umuntu w'umurara, iwanyu mufitiye Imana? Yo, shamana uko byagenda kose Imana ifite ukuntu nyine iba yifuza kwigarurira umuntu tu. Sibyo? Nicyo kintu gihari. Nje naciye mu bibazo bro, naciye mu bibazo kabisa kuva za 2016. Wena nyine side imwe nyitsa kuba naraciye mu bibazo, ku yindi side naho nkabyitsa kuba byaramaye ibisubizo. Akuntu uca mu nzira y'inzitane ikakugeza nyine ku bintu byari inzozi zawe cyangwa se kuri future yawe. Nje naciye mu bibazo ariko mbona ahantu byanyerekeje mu nzira ifunganye, ariko inyerekeza ahantu hari inzira nari nshaka guca. Abanyarwanda nibo bajya bakunda kuvuga ngo buri kintu cyose ukinyuramo ngo kugira ngo kikwigishe. Impamvu rero navuga ngo byagenze gutyo, nkavuga ngo okay, naciye mu nzira y'ibibazo ariko iza kunyerekeza mu nzira nari nifuza. Jemani 2016 nararwaye pe. Narwara bya danje andi narwaye amezi 6. Tegenda nshiraho byanyabyo ewana, ndashira byanyabyo amezi 6 arashira. Umugongo nkazajya ndyama boro haba nk'ibintu by'amagufa. Boro hose nyine bite no kunanuka bite no kuryama warashizo bite no kurwara ukananuka. Boro hose ari utuntu tw'utugufa mu mugongo. Wari wararwaye umugongo se? Wapi si umugongo? Naringize ngo wakoze bya bintu byagukozeho. Oya, n'uburwayi buraho ngaho, ariko nyine uzi ko uburwayi bwose nyine uko bwagufata kose harazamo kuryama tu. Ntabwo byabura. Hazamo kuryama. None mu kuryama kwanje urumva nyine akenshi na kenshi umuntu akunda kuryama agaramye cyangwa se akaryamisha urubavu. None muri kwa kuryama ngaramye urumva mu mugongo hano hari amagufa bitewe nuko inyama zarashizeho nyine nkananuka, hagiye haziki ibisebe. Urumva nkazandyama nkumve ibisebe byinshi, naryama gutya nkumva n'ibibazo bro. Ariko nyine uko nabaga ndyamye urumva nabaga nyine ndi guhereza kuki ku gafone. Agafone impamvu uvuga ngo muri bwa burwayi byase binyerekeza ku nzira yinoze yo kuba navuga ngo wenda binyerekeje ahantu harenze tu nari nifuza. Nararwaye mu rugo, babona ko mfite irungu, nta muntu ukinyiteza nyine nararambiranye bya danje. Baravuga ati okay, reka umpite tumugurire phone azayaryama abana ari kureba nyine ibintu biri ku mihanda. None icyo gihe byari binagoye tu za 2016 urumva nago na covid yari iraza. Icyo gihe nkazajya nibera aho ngaho ntewe udupost tw'abantu kuri Facebook, nza kubona umujene wari wapostinze nk'abantu bashaka kwiga ukuntu bafungura amashene ya YouTube ngo ni
banyandikira inbox ndamwandikira umujene arambwira ati shene bayifungura gutya na gutya ndakireye shene ndayifungura maze kuyifungura ikibazo cyajemo nafunguye shene ya mbere ikubita abasabu 500 kandi icyo gihe byari bigoranye kuko abantu bafunguye amashene icyo gihe za 2016 bazi ko twakoraga ibibora byitwa sub for sub icyo gihe nyine mwaga muri nko groupe umujene akaba afite nk'ama email 50 akagukorera subscribe 50 nawe ukamukorera subscribe 50 urumva mwarakoranaga wenda nko kuva nk'agasaa moya z'ijoro kugeza nk'agasaa 3 cyangwa se agasaa 4 ukamurangije kuzikora none ikibazo nacyo cyazagamo icyo gihe hazagamo ikibazo cyo kuvuga ngo sabu zagiyeho mu gihe gitoya zijyaho mu buryo butemewe za sabu zose yaguhaye ugasanga nazo mu gitondo zavuyeho mani twarasurinze bihagije ariko nyine gucika intege ntabwo byari bishoboka maze kugira abasabu 500 noneho bafatika ubwo kikaba twigeze natanga 2016 mpazoringa 2019 covid bitejemo nkazanda abandi mu rugo bwa burwayi nabwo bunaraho ngaho nkazajya ngiraho gakeya nk'ukwezi kumwe ukundi kwezi nkaba ndwaye gucyo nyine tu 2016 bigeze icyo gihe ndareba mu namajene banje ngo babirukanye school nkata amashuri yafunze bitewe na covid 19 ubwo icyo gihe habaye iki ese bati okay kuva wenda ndi kubona mfite amahirwe yo kuba ndi muzima ikintu kigomba kuba cyakora nuko nafata abajene nkabahuriza mu gatimu tugakora ikintu bita comedy abapeti banje bahise babikunda bya dance icyo gihe uwitwa Nyakiso no witwa Patino nibwo bari bakikiza bakimara gukora bola yitwa umubyeyi w'ikirara na bola yitwa Sinabyaye bola bakwitaga umugiruga tubona ivumbi ratumutse apeti nabwo ngo ibi bola nzi kubyeditinga ewana ngatavuga ati hangaha nanjye ngomba kugaragara none ngakora ibi bola nk'ibya Nyakiso urumva abajene barabikunda turakora muri kwago asoringa ariko naho twatuzi inzira zose step zose bisaba tugakora birangira abanyeshuri basubiye school nta kintu twafata bro icyo gihe twase dufata icyemezo cy'iki cyo kuba nge navuga ngo okay abapeti nago ndi kubabona nge bitewe n'ahantu covid yari yaraje ndi mu ishuri wenda tuvuge n'urugero covid ishobora kuba yaraje ndi nko muri P4 n'urugero noneho covid kajya kurangira imyaka ndi kubona yararengeranye ndavuga ntago nasubira school ngiye ngomba guhasaringa nkashaka ubuzima bwo kubaho natarize icyo gihe nyine nasubwana ngomba kwikorana hari abandi ba generals twarahuriye muri ibyo biboro bya nose nakubwiye ruguru bya sub for sub duhana aba subscribers bo barageze nyuma nyine barafatisha tu bakora content nyine icyo gihe hari hadutse za content z'ibishegu abantu bigishaga ibintu nyine by'ibishegu ngo byo kwigisha ngo uburyo bagira n'ibiki ngiye kubivuga ndakirisitse bro ngiye kubivuga ngo bisubiremo cyane ariko ababizi mu myaka y'icyo gihe bo icyo gihe twakoze izo content z'ibishegu abandi bakora content zo muri Kongo aribwo bora nyine iri gutangira bira bora by'intambara barakora none ngajya numva abajene banje ngati ngiye gucya ngo revenue yanjye ya YouTube ngo mfitemo $200 2,000 we warebaho ngiye narebaho nyine ngasanga mfiteho wenda nka 20 to muri ibyo boro byanuza bya comedy nyine ate se wayi bitazamuka ngo bisaga gukora cyane nkakora cyane ariko nkabona biri kunshwanisha no mu rugo muri kwa gukora cyane nyine urumva barambwira ngo ukora cyane nkahita mvuga ni okay niba ari gukora cyane ubwo biransaba kuba iminsi yose ngomba kuba ndi gushutinga indi minsi hari nkabandi kweditinga ibintu nk'ibyo tu mu rugo babona iminsi yose bakabona mugiye muri phone kurumva icyo tweditingisha ga phone tukana recordingisha na phone tu haba ishusho haba na sound tugafatisha phone none icyo gihe mu rugo nibwo bahitaga none bafata icyemezo kavuga ati uyu mwana ko yigize nako reka katagikora akaba arijanditse muri ibi bintu ngo kari iby'abazungu nta kintu cyavamo nkati bimeze biti murabona ngo kazafatwa gute abana viyahita agafata phone akayibika 1 week igashira icyumweru cyose igashira phone yanjye ibitse uko phone yanjye yabaga ibitse rero kandi nanjye abantu niko gusinziriza channel nanjye abantu baranyijeje ngo okay hano aboro niho hari ibiceri nyine ibibora byose banegekaga gukora kugira ngo bansubize phone narabikoraga abana kurungu nkomeza ndahasoringa bansubije phone rimwe bapeti nanjye natakibabona kuri set bite nuko bari barafunguye bo baremeye gusubira school nahise mvuga ni why noneho aba bapeti
nataba kwama nyine kugira ngo nkore ibintu byanjye fresh noneho mbijyana mu nzira zanjye hataraburamo umupeti umwe muri timu ngo akazi kose gapfa. Negera umujene umwe muri babandi bari barafatishije za content za politike avuga ati si ibi bora mubikora gute, inkuru muzikurahe? Baranyegera barambwira ati uzajya gusoma kuri ikinyamakuru runaka iki ngiki gisora inkuru zerekeranye na politike, uzajya usoma utangaza ibintu nyine wasomye apana gutangaza ibihuha. Ewana nagiye mzinjiramo ndasoma mara nk'icyumweru cyose ndi gusoma, nkazajya mvuga inkuru nsubiramo abantu niko bari kunuka muri comment, ariko umuntu yagutse muri comment burya uwo muntu abari w'agaciro kuko icyo gaguriza imbaraga zo kugira ngo ejo bundi uzakora ikintu kugutuka. Ewana naragiye ndakora, maze gukora abantu noneho bakunda na voice yanjye, uburyo mvuga, uburyo nsesengura barabikunda. Bro natangiye kuzajya noneho njya mbika nk'amadolari nyine, nkamenya ngo revenue yanjye ya YouTube irabirimo amadolari 200. Nkomeza kugenda mfatiraho YouTube ndayikunda nayo iramira ikazajya ikora fresh hahandi noneho bitewe n'ibibazo byo mu rugo byabaga birimo nyine. Urumva uburwayi bwanjye ntago ari uburwayi bwo kuvuga ngo wenda ni imirire mibi. Abapeti bo mu cyaro usanga bafite imirire mibi bakarwara ngo za bwaki cyangwa se ngo za malaria n'ibiki. Nje ntago ari ibyo ngibyo. Bari barakuroze se man? Nje navuga ko bandoze kandi kundoga kose ntago ari uko nyine nagiriye abantu nabi tu, aho kuvuga ngo barandoze byaturutse kuri kukuba navuga nk'ahubwo aba bantu nyine twita nk'abarozi. Wenda mu Rwanda ntago bemera abarozi, ariko abarozi babaho tu. Abantu twita abarozi bafite indeba kure bro, kuko ashobora kuba we yakureba agahita avuga ngo uyu muntu turukubona azavamo iki kintu runaka. Kuko urumva bo bararebaga bakavuga ngo ikintu gihari uyu mupeti dukurikije n'ibi bintu ari gukora azagera kure hashoboka. Famiye iraciriritse ariko uyu mwashobora kuzayizahura, bagahera aho ngaho rero bandoga. Ati rero kuba nkora ibi bibora ndiana abora bakandoga, reka mve hangaha mu rugo injya hangaha nanone abariho nkorera. Wenda ndiye ko nambahunze batazababona ubuzima bwanjye bwa buri munsi ku buryo nihiringa, kuko nibwo nakoraga ibyo ngibyo nta n'ikintu nafata ntabwo haburaga banci intege. Bavuga ati okay uyu mupeti gose ari kwihiringa, ariko ni ikibwiye ibintu ni iby'abazungu ntago we wagira ikintu bikuramo. Urumva niko babaga bavuga nka powati, bitewe nuko nge navuga nti kuva hari abantu nzi neza ndishuwa neza ko bafashe ibiceri bya YouTube nayo ngomba kuzabifata. Ewana abantu banci intege ndabakwipa noneho njya ku ruhande. Izo ubwo nge navuye mu rugo ni Rubavu nerekeza bora biti Musanze nabayeyo igihe kigera ku mezi agera kuri 7 nishyurira gero kira kitu cyose nyine gikenewe. Ubikora mu mafaranga ya YouTube se? Mu mafaranga ntasara kandi kazi nari mfite. Urumva ishuri nararikwamye nyine ndarikwama, ariko nkomeza gutigita tu. Mbona bigenda bikunda no mu rugo ngene nabafashe utuntu dukeya 2024 nibwo natangiye ibibora bita TikTok. TikTok yego najyagaho nka scrollinga, ariko icyo gihe mu myaka ya 2024 ntabwo TikTok nigeze nyifata nyine nko kuba navuga ngo TikTok nyine n'urubuga naye nifuza kuba najyagaho nkareba amashusho ariho naye abantu nyine za phone z'icyo gihe nazo zari ziciriritse, basanga amashusho atameze neza. Kuba natari nyifite amakuru yuko ishobora kuba yahemba nabyo bigatuma nyine ndayikunda cyane, ko nge numva nafukasinga ku kintu kiramo amafaranga tu. TikTok ndayipowa icyo gihe nandi kubona nangiye kuzambona udufaranga muri YouTube. TikTok nayo ndayifungura icyo gihe natangira no kumva ko kuva YouTube iri kumira mukanya nafungura na TikTok, mukanya ngafungura na Facebook, mukanya ngafungura na Instagram, bitewe nuko navuga ngo njya mbona ikinyamakuru cyitwigiye gifite YouTube channel kikagira na TikTok kikagira na Facebook. Nkaba ati naye nshobora kuzakora none ikinyamakuru. Bapeti banye twakoranaga muri team ya comedy, bitewe nuko bari kwiga we nabo bakazaza bakajya banandikira cya kinyamakuru nakoze. Ndahatire kamfungure TikTok na IG byose noneho mbizamurira hamwe na YouTube. TikTok ndayizamura ya mahirwe no mugisha wanjye nyine tu biza kumfasha. TikTok nayo irazamuka, Facebook nayo igenda izamuka gakeya, na IG nayo igenda izamuka gakeya tu. Wenda kuri TikTok iyo mfite akakanya TikTok iyo mfite akakanya
ifite aba followers ibihumbi 220 na ko wakoze akazi katoroshye man. urumva ni abantu batari bakeya tukurikije nyine kuva 2024 kugeza aka kanya ni abantu batari bakeya. Ugakubitaho Facebook page zo navuga ko nakagombye kuba mfite n'ibihumbi 500 ko Facebook page zo n'ubu narazifunguraga nazo zamfasha gusharinga iki za nkuru nabaga nashyize kuri YouTube. Ariko Facebook page zo nagiraga gutya namara kwizamurika kubita nk'aba followers nk'ibihumbi 30 nkahita nyigurisha nk'undi muntu ko Facebook page nayo ni urubuga rukunze kuba rwakifashishwa mu gusharinga mu gusharinga ku buryo nyine abantu baba barwifuza. Abantu bafite ama website barabizi neza ko Facebook page ishobora kuba yasharinga nyine YouTube bikagenda fresh. Icyo gihe Facebook page narayitunze nkajya nyikoresha fresh, ariko nyine yagira mu followers na bya bicere bikiya nabaga nkeneye tayari nkahita nkora iki nkahita nyigurisha bikabe bisaze nyine nkongera ngatangira bundi bushya. Ariko nanone aka kanya ntago navuga ngo ntanambwe nateye kuko iyo mfite aka kanya ifite aba followers ibihumbi 89 mu gihe TikTok ifite 200 barenga. Instagram nayo wena nago iyo nayigurishije, ariko iyo nari mfite mbere yari ifite 46 kanyi hari ifite 20 baburaho abantu nka 100 ngahe gucyo tu. Urumva nyine n'urugendo rurerure mu myaka navuga ko ari nk'ibiri cyangwa se 3 iciyemo yonyene. Uyu munsi Kaje wanyuze mu rugendo rukomeye cyane, ni urugendo rwari rugoye, urugendo rwo kuba umu content creator. Twavuga ko uri mu ba content creator bakiri batoya cyane muri uru Rwanda bamaze kubaka izina cyane. Twavuga ko utacitse intege kandi courage, ibyiza biri imbere. Uyu munsi ukurikije ibintu byose wanyuzemo, niki wabwira nk'aba content creator bose bo mu Rwanda, cyangwa ukabona hari nk'umubyeyi uri gukora nk'ikintu akavuga ngo umubyeyi yabona nk'umwana ari gukora ikintu akavuga ngo wa mwana ibi bintu nta bizakugeza bivemo, ugire n'inama utanga? Ikintu nagira ababyeyi bafata abapeti babo nyine bakababuza ikintu, inama nagira abo babyeyi aka kanya nyine wenda natanagene ku kintu cya content. Content nyine siyo kamara tu, ahubwo umwana ikintu uri kubona yerekeje amaboko. Baravuga ngo umurimo werekeje amaboko ukorana umwete, ukorana umwete. Umubyeyi rero uri kubona umwana wawe akunda gukina afata ibyondo akazajya nyine abumba utuntu runaka. Harukuna abapeti bagira gutya bagafata ibyondo bakabumba utuntu twine tw'utuzu cyangwa se nk'utumodoka ibintu nk'ibyo. Umupeti wa nyine mureke wena nyine umufate umushyigikire, numureke ko bya bintu ari gukora nyine ari ubugoryi. Umushyigikire umuha umwanya akora ibyo bintu, ariko wenda agire n'utundi tuntu akora ku ruhande rwawe. Numushyigikira muri bya bintu uzajya kubona ari ku ishuri nawe babone ari gukunda gushushanya amazu cyangwa se imodoka. Ewana nawe ugerageze nyine ikintu ibyo ngibyo akora ari byo ugenda umwerekezaho cyane bitewe n'uko abikunda. Imana igende yaguka, Imana igende yaguka. Umupeti uzasanga noneho yisanze mu ruganda rukora imodoka, cyangwa se usange abaye n'umukanishi, ariko umukanishi nawe urabizi ko ashobora no kuba yavumbura moteri nshya y'imodoka cyangwa se akavumbura imodoka yose. Okay, uyu munsi turahita dufata nk'urugero ku muntu witwa Kagarara. Hari ibintu yakoraga aba content creator cyangwa undi muntu wese yabireba akabona ntantu bizamugeza. Wowe ugira nk'ikintu bivugaho ukurikije ibintu byabaye kuri Kagarara? Ibintu byabaye kuri Kagarara, nje Kagarara yaje navuga ko nawe yaje nsanga mu kibuga tu ndi muto, ariko nyine izi mbuga nazigiyeho hashize igihe kinini kabisa nzigiyeho. Kagarara yaje mureba bibora yagiye akora uburyo yagiye yihiringa utuvideo yagiye akora nagiye nobona bijya kugira hari aboro, aravuga ati se uyu mujene kakora content kandi ngabamona nyine afite ubushobozi bwo kuba nyine yaza no mu Rwanda. Kuko wenda Kagarara w'ikintu yarebye nyine aravuze ati yabonye uramujene, umundi uramujene kugira ngo Ashton Hall kugira ngo aze mu gihugu cy'u Rwanda. Kagarara we yabibonye abipostinga nyine kuri social media ziwe. Aravuga ni ese ko nahuye na Aisha Speed ni gute Ashton Hall nawe tutahuza? Ubwo nyine urumva Ashton nako uramujene Aisha Speed kugira ngo aze mu gihugu cy'u Rwanda yaraje we yabipanze, ariko ahura n'aba content creator. Ahuye na Kagarara aramutsinda, ati niyo nguyu nawe content akora nawe nizijyanye n'ubundi na siporo, kandi siporo niyo natsinzemo Speed. Reka nanone nongere nkore mu mentioning cyangwa se mu tagging abe yabibona.
akora content isa niye, arangije aramutaginga, arabibona ahita amwita izina. Amaze kumwita izina aramubwira ati tuzahuze, baraganira, abona barahuje. Urumva ikintu cyabikoze cyane cyane nyine nuko nyine yari yariyemeje gukora content, gushirika ubutema, agashirika ubute agakora content. Ubwo rero yavuga ngo n'ubundi ntago byakunda, ati n'ubundi ibyo nakora ntago byamugeraho. Man, ikintu navuga ku bantu bose baba bafite impano, weho kora video yawe ni itarebwa. Akenshi nagisha usanga nk'abapeti nyine bafite impano, avuga ati okay, wenda mfite iyi content runaka kandi ndabona ari nziza, ndayikora nshyire kuri TikTok yanjye, ifite aba followers 1000 bonyine. Nta bantu bari buyirebe, ningira amahirwe iragira recommendation, ariko akenshi na kenshi ntago batekereza kuri recommendation, batekereza kuri sharing, batekereza kuri sharing yonyine n'abantu afite. Ariko ari umuntu w'umublogger ushobora kuyibona ya video ye, akayirya screenshot cyangwa se akanayidownloadinga, akayishyira kuri platform ye nini bitewe nuko yayikunze. Wamupita akamenyekana bitewe nuko blogger yacishije kuri platform ye, ntagahita akomerezaho n'ubundi agahita hashya. Niyo mpamvu nyine nakubwira ngo okay, nagucika intege muri uru rugendo rwa content n'ibindi bigiye bitandukanye tu. Ikintu cyose werekejemo kumva ko ari cyo cyagufasha, ugomba kugikorana umwete, ugomba kugikorana umwete kabisa, no gucika intege tu. Ko gucika intege niko kugaragaza intege nkeya zawe tu, ibintu bikanga. Okay, uyu munsi mu Rwanda aba content creator benshi tubafata nk'abantu badafite discipline. Nanone tukavuga ngo kwihara imiti mu magambo uvuga cyangwa mu bantu ugiye kuvuga bituma umuntu atazamuka. Ibyo bintu wabigenderaho? Kwihara imiti bituma umuntu atazamuka, urabisobanura mu buhe buryo? Ibyo bintu kintu nabivugaho ntabwo navuga ko ibyo ngibyo byatuma umuntu nyine atazamuka tu. Uko byagenda kose nyine apana. Noneho ikintu ahubwo nsigena nabona ari kuvuga ngo content, ari kuvuga ngo ngenda nk'umuntu ashobora kubwira ati okay, mfite content, mwayigura kuraza kuyikora kuri YouTube cyangwa se TikTok ko igatwika. Ibyo bintu ngiye mpamya ko bitabaho kuri TikTok cyangwa se kuri YouTube n'andi hose. Ntago umuntu azana content nkikundi. Wateguye ikintu ngo gishyirara gikunde, no gikunde. Ko kuzamuka kenshi na kenshi ni amahirwe. Wowe ukora ikintu ukagenda nyine ukagenda ukora ibintu bigiye bitandukanye muri bya bintu wakoze bitandukanye, muri bya bintu abantu benshi nyine bagiye bahabwa bitandukanye. Kimwe muri ibyo ni cy'abantu bakunda, cyakindiro abantu bakunze, nawe nicyo uhita ukomereza, akaba ari cyo ugenda nyine ukora cyane. Icyo ngicyo bakunze nicyo nyine ukomeza ukabahereza. Ariko kuba navuga ngo ngiye kura content ngo urakora ibi nibi ngo kugira ngo abantu bayikunde, byo ntago bikunda kabisa. Ukora ikintu bakagikunda, bacyanga ugahindura ikindi gutyo. Okay, uyu munsi uvuga iki ku bantu bita aba big fish cyangwa ngo ibifi binini ngo mu ba content creator? Ibifi binini bantu bumva ko utazamuka utabanyuzeho, kandi wanareba ko kugasanga nibyo. Wapi ntago wavuga ngo ntago wazamuka udaciye kuri uwo muntu runaka. Igeno ryawe ntago ari umuntu urigena, ahubwo ni Imana irigena. Aka kanya ari umupiti ushobora kuvuga ngo ngiye nakoze video ngo nayikoze ngo ni ya danje, urumva? Akavuga ati ngiye iyi video ndayuploadinga kuri TikTok yanjye, ndabizi ratwika. Nidatwika ndayihereza Dumba numva benshi bamuvuga ariko ntago muzi. Dumba ntabwo muzi man. Dumba ntabwo muzi kabisa. Ibyo bintu wabisubiramo kutazi Dumba. Dumba ntabwo muzi kabisa. None kuri kumuvuga njya numva bamuvuganye. Wowe wumva bamuvuga ariko we ntabwo muzi. Njya numva nyine abantu bamwizereramo nyine ukavuga ati okay, Dumba ngewe aka kanya nyine video nidatwika kuri account yanjye bitewe nuko ari noya, arayihereza Dumba. Sibwo wihakanye Dumba. Si Dumba muzi gute kandi njye namuzi. No si Dumba koriki. Dumba nyine nawe ni umu content creator, ni umu influencer kwanza. Ni umu influencer. Dumba ntago ndahura nawe muri content yakoze. No mpamvu ndamuzi. Dumba ntago ndahura nawe, urumva ni umu influencer nkari kuvugira umuntu. Cyangwa nuko akora amatiku niyo mpamvu mwihakanye. Ntago ari uko akora amatiku, ntago numva ari kuvugira umuntu. No se wenda tuvuge nko kuri saga iheruka ya noze ya DJ Sony.
Dumba avugira abantu ntabwo yigeze aho ngaho avuga ngo ibyo bari kuvuga kuri DJ Sonia nibyo cyangwa se ntabwo ari ibyo. Nasa ngaho ndamumenya gute? Ninde wemera se nk'umu content creator cyangwa nk'umu influencer ko numva niba we yakanye Dumba ubu ngize amatsiko yo kumenya uwuzi. Ngiye umuntu navuga nzi wo mu content akase navuga ko ari umu content creator. No aba influencer ubwo. Aba influencer. Umuntu witwa Mideli Rwanda. Mideli nshobora kuba muzi ariko nawe ntabwo muzi cyane ariko ubu ngubu hari gushaka umumenye cyane kuko Mideli Rwanda amerutse kumva ko yazamuye umupeti kandi icyo ngicyo nicyo gituma nge numva ko umuntu muzi tu. Ikindi kintu afata abapeti nyine basohoye indirimbo nyine akabigaragaza muri bwa influencer byiwe akabigaragaza nyine ko uwo mpeti yasohoye indirimbo. Uwo niwe numva ari umwinfluencer. None se Kazungu ka boss nawe uzi? Kazungu ka boss nawe namumenyeje ubundi afunzwe. Umumenyeje undi bamufungira kuri kwa Sonia ya DJ Sonia. Nibwo numvishe ngo witwa DJ Sonia yafungishije Kazungu ka boss. Ntabwo abimora ko Kazungu ka boss ari bwo ukimumenya amana. Nibwo nkimumenya amana. Maze igihe kinini ariko nyine nose ni byiza ko twajya tumenya umuntu ari uko yakoze ibibi twakamumenye yakoze ibintu byiza. Nose ko numva umupeti wavuze ngo Kazungu ka boss yamfashije yanzamuye cyangwa se yapostinze video yanjye for free. Yayipostinze nyine ku buntu navuga ngo okay Kazungu ka boss yafashije umujene. Yahita mumenya ariko mu gihe nzi ko yagiye gupostinga amatiku yandi arimo ibibazo. Ntabwo leta idushishikariza kuba twakurikira abantu bafite amatiku bigisha ubusambanyi. Ntabwo idushishikariza kuba twakurikira abantu bigisha amatiku cyangwa se bafata ibintu byo kubiyobyabwenge bari byo bapostinga. Leta idushishikariza kujya kwigira kuri ba bantu bafite aho bagize bafite amafaranga. Umuntu akakubwira ngo ndi umukire kugira ngo ngire kubikira nabicishije muri ubu buryo kugira ngo mbigereho. Se niwo umuntu atarafashije umuntu ngo menye ngo yakoze iki gikorwa cyiza cy'ubutware namenya ngo ndamumenya gute. Sibwo Kajo yihakanye aba content creator n'abandi ba influencer. Ewana nkuko mwamwumvise rero uwo yavuga ko akora ibintu kandi akabikora neza twavuga ko ari Mideli Rwanda. Reka twigire mu ba content creator dufite muri uru Rwanda. Hari abavuga ngo babakundisha abantu ariko hareba ibikorwa ukabibura. Kavuga ati se umuntu bari kumukundisha abantu yakoze iki? Ukareba umuntu ngo yafashe igihugu. Wowe uvuga iki kuri content creation mu Rwanda? Uba wumva yakagenze gute? Content creation mu Rwanda ngiye ahantu manumva yakabaye ishingiye. Wone nago nyine tugiye kuba twafatura mu peti ubwira abantu ngo bamukundisha abantu. Abantu bo dufata gushya. Content creation nifuza ko yakabaye iri mu Rwanda. Kuzana ikintu kiribuze kuba cyagira ute cyaba ari gishyashya mu matwi y'abantu. Ikindi kintu kikaba kirimo inyigisho. Nuse urafata umuntu umwigisha kumubwira ngo genda ubwira ura muntu nkundisha abantu. Kandi babikora bikanakundwa cyane kurenza ibindi byose. Yego nyine nagumakanye ko bidakundwa. Ariko se nyine ubwo inamukanye ibe kuba nagusuza ngo ubwira nkundisha abantu bankunde. Ubona ari mu buhe bwenge rero? Nta bwenge ngiye mbonamo. Ushatse kuvuga ko Bogari nta bwenge afite? Oya. Ushatse kubyumvikanisha gute? Wene navuga ko ari bya bintu nyine abantu bihaye bishobora kuba nyine byaroha abantu ariko bakabibonamo inyungu. Bogari akakanya ikintu ashaka no kumenyekana. Ashaka kugira views. Ashaka kugira platform zizatuma social media ziwe zizamuka. Ariko mu byukuri content ye nta kintu iri kwigisha abanyarwanda. Nta kintu kirimo muri make. Tuzi content zigisha abanyarwanda guteka. None sara umujene utaba muri geto ujya kureba wenda yaba yaguze nk'agafi agatavuga ati okay kanje kureba kwa chef Arsene ndiyo kuno bateka agafi. Cyase reka nje kureba kuri umuchef runaka niyo kuno bateka ibintu runaka. Ubona Bogari waza ukareba ukuntu abantu bagukundisha abandi. Nyine nicyo kibazo. Aho ngaho nicyo kibazo. Nose umuntu arangundisha abantu gute? Kandi ari umuntu udakeneye urukundo man. Urukundo ndarukeneye. Nyine wakimwigiraho ukuntu abantu bagukundisha abantu. Twakoze rero nibyo byatuma umuntu ankunda. Apana kumuhatiriza ngo nkundisha abantu kwitegeko. Nkunda. Izo bintu urumva ntago byakunda kabisa. Abandi ba content creator nka Smobi cyangwa Musinga bo ubavuga wiki?
Ice Mobi na Musinga. Okay, wenda content twayivuzeho tuvuga ko ari ibyo ngibyo, ariko wenda harimo n'uburyo bwo kuba nyine washimisha abantu tu ukabahereza ibintu bakunda. Nk'aka kanya n'urugero nshobora kuba nagize nk'ikibazo, nkagirana ikibazo na famille yanjye, cyangwa se wenda abantu benshi aka kanya turi mu rukundo n'ibiki, basanga dufite stress zigiye zitandukanye, gasanga ari ibintu urakinda no kureba ukavuga ni okay, wenda mu mutwe nyine stress zirashize. Ikintu gihari abo ngabo nabo ntabwo navuga ko ari aba content creator, ni abantu bashimisha abakiri, kandi abakiri kenshi na kenshi bajya kwishima bishyuye amafaranga muri za Genesis Comedy. Yaje kuri TikTok yishima for free. Sinavuga ngo rero iyo ngiyo nayo ni content, no gushimisha abakire ku buntu, nta kintu basabye. Mwamwumvise ni Kajo Pro ewana, n'umujene wari warabuze kabisa ku mihanda. Abantu benshi mwari mumuzi izina Kajo Pro, niba ari ubwa mbere uryumvise waba uri umuntu wa muntu nyine udakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga. Gusa niba uri umuntu ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, izina Kajo Pro niba utaranaryumva uzaryumva. Ni umujene ukiri muto, ni content creator, ni influencer umeze neza kandi ukiri muto. Mumwitege ko azaba kubita ibintu bya danje. Uyu munsi Kajo Pro hari projet ihari kuri Rising Talent, turi gutegura talent show. Ndatekereza ko ayo makuru ushobora kuba warayamenyeho. Ayo makuru yo nyaziho tunyazi, kuko ndi muri groupe y'abo bajene bagomba kuba bakwitabira irushanwa. Ni navuga ko nyine ari irushanwa riziye igihe tu, irushanwa riziye igihe. Aka kanya ndabizi ko DM yanjye irimo abajene benshi bifuza ko ngo nabafasha ngo bakazamuka. Aka kanya nje ku ruhande rwanjye, kuri side yanjye, nago numva ko ahabora nkeze nakagombye kuba mfite kuba nyine navuga ngo umuntu ndamuzamura, nkazamuke nk'abantu bamumenye. Ariko nanone umuntu nyizereye makavuga ngo bro, na undi muntu urubuze kumfasha kuba nazamuka ni wowe. Ugomba kubikora. Ngomba kubikora tu. Nta n'ikintu umusabye bitewe nuko nanjye nkicyumva ko ndi hasi. Niyo mpamvu rero kuba wavuga ngo ushaka kugera ku kintu runaka, uko byagenda kose hari ikintu utakaza. Ahangaha simvuze ngo wenda kuba mvuze ngo hari ikintu utakaza, simvuze ngo uratakaza. Ikintu gihari muri Rising ntabwo ari ugutakaza, biragusaba nyine kuba wagaragaza nyine ko nawe ibintu uri gukora ubikunze, ubashe kuba ufite ikingomereho. Aho ngaho uragenda wiyandikisha. Kwiyandikisha ntabwo ari amafaranga menshi kabisa, ni amafaranga 2,000 byonyine. Uragenda bakwandike, nibamara kukwandika ubwo abantu baraba bahari barita bakugirira icyizere cy'uko uri umuntu ushaka kuba nyine wagaragaza ibyo ukora. Nawe mu byo ukora uraba ugaragaje ko nyine ubikunda, kandi ko nyine wifuza kuba watana n'abandi ukabereka ko ari wowe wa mbere. Genda wiyandikishe muri Rising. Ni tariki 17 z'ukwezi kwa 8 kwa 7 27 sorry, tariki 27 z'ukwezi kwa 7 nibwo hagomba kuzaba irushanwa ry'abantu barushanwa. Icyitonderwa aho ngaho, iryo rushanwa rizabira mu karere ka Musanze. Iryo rushanwa niba rizabira mu karere ka Musanze, usabwa kuzaba nyine niba uri Musanze ufite impano runaka, urumva wowe birakoroheye cyane. Hari uzishyura nkayo kwiyandikisha utuye za Rusizi cyangwa se utuye na za Karongi, atege aze muri Rising. Ariko wowe nyine kuba uri Musanze biroroshye, rishyura gusa, ntabwo urasabwa gutega. Wahise utaza kugaragaza impano yawe. Reka twizere ko bazaza kandi bazaboneka ari benshi kabisa. Murabibona ko ikirere cyo kitangiye kudutengwa, buri kugenda bwira umwanzi w'ibyiza ni amasaha nk'uko abanyarwanda bajya bakunda kubivuga. Reka nizere ko tuzajya dukomeza kwana hano kuri Kora TV Show. Nari Krista na Kajo Pro ewana, mugende mu musore, ni content creator, ni influencer. Tumwitegeho ibintu byinshi, ndabizi ko azatugeza kure. Rubyiruko mumwandikire abafashe kuzamura impano zanyu. Turi kugenda tugana ku musozo, gira ubutumwa utanga tugana ku musozo. Igihe nawondi ubutumwa ntanga. Ikintu gihari ni kimwe. Abantu benshi banyandikira, nago banyandikira bambwira ngo ukora baranyandikira kangura ukora ibintu byiza, ndabikunda, nshaka kuba nkawe. Njye kubwanye sinumva ko nyine ibintu nkora nyine birenze tu, muri rwego rwo kuba nyine hari ahantu nshaka kugira harenze kurushaho ndakakanya. Ndashaka abo bantu bavuga ngo ibintu ukora birarenze. Niba ushaka kuba nkanjye aka kanya Kajo Pro, kaba nka Kajo Pro, ikintu ndagusaba
genda wandikishe muri Colorize, nurangiza unyandikire muri DM yanjye tugushyire muri group ya WhatsApp tariki 27 uzatwereke ko bishoboye, utwereke ko bishoboye tayari. Aho ngaho uzarushanwa n'abandi. Njyewe umuntu uzatwarira irushanwa rya Colorize support yose azansaba mu gihe kingana n'ukwezi kose, yasora indirimbo muri uko kwezi, yavuga ngo yakina filime muri uko kwezi, njye nzayisharinga nyereka abantu mu bushobozi bwanjye. Simvuze ngo nzagurindura amateka ngo ya filime yawe nkitige ndikundwe, kuko nanjye sinzi niba izakundwa, ariko mu bushobozi mfite uzabona ko nanjye nagupostinze, ko nagupostinze kuri media zanjye zose bikundi. Niyo mpamvu nyine umuntu wese uri hano uri kureba ikiganiro, ikintu cyose ndibuze ko bamubwira ngo iyandikishe muri Colorize. Uburyo bwo kwiyandikisha burahari, uratwandikira kuri WhatsApp cyangwa se wandike muri DM yacu cyangwa se ni box, tuguhereze link ya WhatsApp winjiremo uhuze n'abandi bagenzi bawe, mwe mwivuga ibigwi by'ukuntu uzabatsinda tariki 27 z'ukwa karindwi hazacu wambaye. Okay, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze kubarinda, nawe ubutaha tuzajya dukomeza kubana na Kaju Pro hano kuri Kora TV show. Ikaze ewana hafate nko mu rugo, n'ubutaha tuzongera duhuze mani, mugaragarize ko mwamukunze mushyiramo imitima myinshi muri comment. Ciao ciao. Yo kiganiro mu gisharinge.